abafite umutungo nahugurwe n'umugabo Ndagijimana uherereye mu kagari ka Taba, umurenge wa Kanyinya, muri Nyarugenge, intara y'umujyi wa Kigali. yawugutwaye ryari? Umutungo yawinjiyemo akodesha itariki z'ukwa kabiri kane. Ubwo tumwatse amafaranga y'ubukode, we agaragaza yuko inzu ikeneye gusana. Twumva n'ibyo koko, twahita tuyamwaka ngo umuntu azayafate yagwiriye. Noneho bigejeje 2005 umugabo yitaba Imana, nibwo nahagurutse nza kwaka aya mafaranga y'ubukode kugira ngo mbashe kurihira abanyeshuri y'agasekuru. Nje ntabwo namuboneye imbere, yumvaga ko naje akanyisha, ariko bwageze aho ndamufatisha nakubukode, arambwira ati uzagaruke. Ariko tumaze kurangiza iby'ubukode by'uko nzagaruka, aranganiriza arambwira ati tuhaguke. Ndamwemerera, twemeranwa $1.5 million. Ariko nta nubwo nabishakaga, bari ukugira ngo nibonere akantu keza yuko twabonye. Noneho ku kindi cyumweru ndagaruka, ngarutse ndamubura, nibwo noherezaga umugabo wacu mu 30,000 ngo nshakira amatafari, none nsigara nshaka ay'amabati nze mushyira inzu nongere mwakorere nuko nahakorera. Dore akarengane nagiriwe n'umugabo Ndagijimana. Uyu mutungo wegereye kaburimbo, umuhanda ujya mu Ruhengeri, kilometero cya 9. Uwo mutungo ni umutungo munini w'amazu 2 wubakishijwe amatafari. Inyuma mu gikari yarawufashe awuca uturyango uko yiboneye, sinakubwira. Ubwo noneho hepfo aha hose hari intoki nyinshi, hari ibiti bya avoka, agenda arimbagura akora uko yishakiye aha hose. Uwo mutungo rero naje kumuregera mu bunzi akomoka mu nteko y'abaturage, banzura ko ubwo bugure budasobanutse. Nongera njya mu kagari, ngiye mu kagari hariho abaturage bavuze ko ayo masinye ataramwe isinye zidasa. Ako kantu niko kanatumye nakirwa muri polisi mu bushinjacyaha, uko bagendeye. Noneho arongera nanone uwo mukoseye waruburanishaga yasinye ihuye. Abaturage bose bazi gusa. Ubwo ntangiye kuvuga nti reka njye mu rwego rw'ubuyobozi. Akabuyobozi ntabwo baratangira, uretse babanze bahugurwe. Amahugurwa arangiriye rero hashize imyaka 3, wa mugabo ataratanga n'ubukode, ataranashaka ye kugira ngo tugire icyo tuvuga nawe. Nibwo rero abunzi baciye urubanza bavuga ko ngo nishyura amafaranga ngo yasigaye, kuko yari yaguze igice atanga 600, hasigara 100. Ubwo rero nibwo bavuze ngo anyishyure 100 risigaye, ngo azanyishyure 100 risigaye n'amafaranga 10,000. Yabwiranye wapi ngomba kuvuga. Uwari executive rero ko dufite icyo gapfa ku mutungo nawe twabuze neza imbere ya Jenoside, yagakomeye makuru gikwiye yamisinya ku matanga y'isi. Naho ngaho ubanza ngikwaye wabwiye. None rwose ubu ufite akarengane gakomeye gaturutse ku nzego z'ibanze zakora ko zishakiye. Ubwo rero naje gutakira transparency ijya muri za mpapuro, usanga koko hari abaturage bigeze bavuze ko isinye zidasa. Tukajamo niko bagendeye, turagenda tujya kwa Gacinyari Gikondo, abapolisi bamfashe bikarujya mu bushinjacyaha. Barujyana kubipimisha muri laboratwari isohoye impapuro zivuga ko isinye iri ku bugure itari umwimerere, kandi impapuro zose niwe wari wazitanze batumize iziyizaniye. Rero hagati aho
njyewe nkaba nsaba ko ndenganurwa. Hagati aho haje kubibarura, ibarura ngiye gushyirishamo amakimbirane baranga, ngo mbagiye ku murenge, ngiye ku karere kati ntabwo tubikora, asanga intara inyandikira ku gapapuro kavuga ngo bandikira umurenge ngo bamfashe bakuru ayo makuru kuko yaba yaravuze ko twarangije ayo makuru